Right, reka tuze dukazugura Urban 250 tuzera ko byose sawa cyane ko bisanzwe. Episode y'uyu munsi rero ni episode twita abakiba. Aba bose n'abagore banzovu nkuko shubundi twazanye Esther nawe ari kumwe n'abagabo be bose. Ariko urabona ko buri chapitre Esther agomba kugarukamo. Ari mu bagore, ari mu bagabo. Ni wango we ngubu yamaze kumenya bose. Ndiserere kabisa. So uyu muntu muri kubona imbere ya kamera ari kumwe na Esther. Amakuru tubwira tubona ngo n'umugore wa Nzovu uje kumuhoza amarira amara gahinda yatewe ntabo yita ajya kwita gute ibyihebe nabo ngese ndikihebe ari amazina ajya kwita ubujyanye tuzina genge Esther ari izina ajya kwita yarakaye. So Esther ikihebe ni mama Queen ngese nge ndikihebe akaba yitwa Diane umeze bite? Meze neza cyane. Urumva umeze gute kuba wicaranye n'uwo muntu aho ngaho? Ndumva nta kibazo. Uva ngo ugiye kujya mu nzu ye. Nese ko barangizanyije. We n'umugabo. Wamugure gutya gusa mutegereza aho abarangizanya mugahita mwataka se. Kata basesera. Urumva baratandukanye. Kandi Nzovu ashaka umugore nanjye nshaka umugabo. Ngo kavugishije ukuri abandi barashaka abagabo wowe urabafite benshi bakuraniye kuba manager tubwire ariko baranje mvuge siki ko ndi kubwira mugenzi wawe rero ukuntu agomba kwitwara muri urwo rugo rushasha we yakuba we niba we akunda Nzovu byanyabyo kuko ikintu muzi wavuze ko utajya unywa n'inzoga kandi wowe unamukunda sibyo niba utanywa inzoga naguzigera umuca inyuma uzubaka ariko kuki byo guca inyuma bishira imbere cyane kuki wumva ko umuntu ubanye n'undi buri munsi aba afite ingeso yo gusambanya mvuga ikintu kayito ndeba wewe uganisha ku gusambanya ibintu byo uri kumubwira ati Nzovu mugende mwubake uzamenye ngo Nzovu arakazwa n'ibi yakunda ibi wowe uri kutambuza wowe kubishyira baragana washobora kuharasha kujya akavuga ati koko nanjye ndamusaza nagambereye nabonye ndi muntu nagiye kandi naraje kumugira inama ahantu hose ari kukubwira ibyamubaye ngo nyuma yuko atangiye kumva atangiye guhaga yahise areba umusaza aravuga ko umusaza atambereye ahita yumva ko akeneye abandi bari ariko ni inama da bose turagenda dukomanya kuko njyewe ndetse ubu utaza umukunze mucaga inyuma kuko natamukunda sibyo kuko iyo nza mukunda nari kugumana n'ubu tuba tukiri kumwe rero niba uje umukunda rwose wanabiye bare wacu man gende kumva nyine biza binshimishije kuko hari abakobwa avuga ngo baramukunda bakamwiba amafaranga hari n'abafata telefone bagafata nk'irangamuntu nyine bakahindura imibare bakiba amafaranga menshi ariko niba uzi ukamukira ku murongo Nzovu agatuza nasubire za Sodoma ngo yagiye hanaha njye numva ari byiza pe ko njye simukunda ngo ndamufuhira cyangwa ngo ngire ibindi bintu urumva urumva muri make ya wowe noneho urabyumva guturatangaza iki aragenda kuza kugenda gute ese ko mbona usa nk'umuntu uritonda kuko mu by'ukuri erega tumenya amakuru yawe tubwire mu buzima busanzwe umeze gute mu buzima busanzwe ndi umuntu utuje ariko ntago nuje cyane mbere nk'abamasera nibo mba mbona batuje ndavuga iyo nganirije rero ugira amahane ku muntu wankoreye amakosa ujya urwana se iyo bibaye ngombwa ntago nkunda kurwana ariko bibaye ngombwa wankoreye amakosa yenda twarwana twarwana kugira ngo twirirwe dutongana bive mu nzira turwane twigire inzira wamutikura ariko musaza nawe ntabwo ibintu byo kurwana bikunda oya ntago ariwe tuzarwana abantu bazajya bazi iwanyu bashaka kuzana umunwa muremure bacaracara hirya no hino hose ritari kubagira iminwa yo nzahura nayo araba ari kubwira urukumva iminwa yo nzahura nayo oya ngera kamubwiye njye sinyange no mu ngo z'abantu giye buriye ushobora no kutaza mu rugo kandi reka maze ngo nase Nzovu nakoresha ikirori nazanumira azagutuma ariko nujyana nase we nabuzanumira cyane uwe munwa nzajyana njyewe maze n'ibyanjye byananiye kubivumba mfite byinshi byo kuvuga byanjye najya kuvuga iby'unanye byanjye byandemereye ngo bigende bite navuze ibyanjye ko nanjye byanjye biba bitanyoroheye uzakubitwa Esther uzakubitwa narwo yankubita serious
reba ari kuboko ntabwo yamubita biri nta nubwo nzigera ndwana nawe kuko nta kintu dupfa oya nuko boss yaravuze nyine yagize nda twajyanye ibintu dushamiraho twahangana nta kibazo tuzahangana tuhangana dupfa iki nyine nuko nyine hagize ibibazo ariko nibiba ngombwa akagira akantu tugonganiraho tuzahangana tuzabyumva kimwe ariko ubwo ntabwo yamukubita oya njye na ku munwa ahubwo urasura kuje utavuga njye mbo kuntu njye ndwanisha umuntu rero njye ntago njya ndwanisha umuntu kuko sinabona umwanya wo kurwanisha umuntu n'abantu barafata akazi gakagera ibintu byo kugira ikibazo twazana bijyanye byo kuzana umunwa muremure aravuze ngo nagakunda amahane ariko oya ntago mvuze nyine hano turi mu kazi dusa mani n'ugende ndaje mubwire nyuma hari ukuntu abantu nyine bizana azakuzinga agacapati ka desi cyobora njye burakurwana sinabishobora ariko ku munwa mane rega nanjye nzavuga kwahanga nzagusubizaho biri ngombwa ariko bitari ngombwa tuzaba dufite cyahise kari nk'ibyo bwiriza ukuri ngura sisheri wanjye ese we makuru ukeneye kumenya ku mugore wawe ari wanze kugira ngo uzamenye ukuntu managing umugabo wawe umenye kuko uyaremera ko ari we wamunaniye yego urumva we yemera ko ari we wananiye uriya mugabo uriya mugabo arashaka kubaka yego ariko ikibazo buri munsi ahura n'ibikuki nta makuru wumva wabaza uyu muntu ati uriya muntu uzamutwara gute yayambwiye ngo nzakunde nzovu nzamwubahe kandi ngewe ikintu cya mbere nkuko nabivuze nzanywe no kubaka nje nshaka umugabo rero nzamwubaha nzamwitaho n'amakosa tuzahuriramo njyewe nawe tuzabasha kuyakemura ikintu nose kamakuntu nzova ateye umwe yaguze nk'akantu nagura bureba cyangwa umugati cyangwa wenda gaze cyangwa wenda nk'utundi tuntu mu rugo abaturanyi bazana babimenya cyangwa se nihagire ukamubwira ngo urananiwe burabura mu buriri nye n'umugandukiye nk'umugore wawe uba utameze neza kandi washaka kwaje kwapura azaza hano kuri kamera nyine akavuga erega uzabyakira gute nazaza akavuga ibintu byose kandi hari ibintu umuntu aba adashaka akasohora byo mu cyumba urumva azaza kubivuga bitewe n'uko nanjye namwitwayeho njyewe nitwicara hasi tukaganira ku bintu byo mu rugo hari ibyo azavuga hari n'ibyo atazavuga yari feti sinzi uko wowe mwari mubanye mufite ari n'igihe wenda wasanga mwarashaka njyewe rero reka mubwire yari nk'undi muntu agiye gukunana reka mubwire Esther naza akabivuga ikibi nuko yavuga ngo wenda namukoreye ikintu murateganya kubana gihetse tuzabivugana tubamenye oya tubwire nawe byuti mu mutwe ibyo ari byo umuntu ateganya buri munsi watubwiye ngo uzamuzabivugana njyewe turacyakundana turacyakundana urumva bafite umwanya wo gukunda shanzovu nagafite umwanya nyine urumva ubu ngubu irangiye wajya kwikoramo amasuku ukahita uzana ibintu byawe mukabana urana yakoze n'impanuka nk'umugore wawe nabyo byo gukundana nose nimukundana nzovu umwanya wo gukundana byararangiye rwose nzovu imyaka yo gukundana burari muri ya myaka bayita mukira iriya myaka ngo ya turudaje iriya myaka ya turudaje rero nagashaka kujya gashaka umubane mu nzu nk'umugore wawe nk'umugore n'umugabo ujye umukura buri kimwe cyose rero bivuga ngo kumukundana cyangwa ushaka kuba nge nko kuri akwanjye na pateri oya kuri akwaye na pateri ntabwo nzi ukuntu mukundanye gusa njya mbabona wendere ukuntu dukundana afite ahaba nanjye nkakigira aho tuba noneho twabanza banga reka tubanze twigananeho turebe ubundi uzananirana n'undi turebe nyine umuntu uzananirana n'undi ariko twese buri muntu wese twagiye twigana tumaze kwigana dusanga twese imyitwarire yacu yose ni imwe niyo mpamvu twashobokanye ubona ko naravuze ngo umwe ni imbobo undi ni indaya buri imbobo n'indaya byasanze byumvikana tuhita tubana muri uwo mujyo none wowe urashaka nawe banze umenye nzovu nyine ugaterekana reko nzovu rwose mwana yanjye nta kintu kiwe ntazi nonese ko utari kuzana ibintu rero ikintu nshaka kukubwira ntabwo uyu munsi nahita nkubwira ngo turahita tubana urumva inzu akodesha bari kuyikora ntabwo yari hari n'igihe yarenga ikaba n'icyumweru igihe izarangirira uyu ahubwo nzovu numva nkubwire ko nzovu ateye
nzova bashaka umuntu umuhoraho buri mwanya sibyo nzovura n'izishaka n'ubu yaranuzuye ariko kubera kuntu ahora mu byo mu gasekero rega nanjye yanyuherejeyo ndabizi ariko kubera kuntu ahora nyine mba ngiye n'inama nanjye ari kukugira kwa kuntu we nzova bayibereye mu gasekero Sodoma uwo mwanya kugira ngo kureba inzu ukuntu imeze we ntabwo ababyitayeho ahubwo wowe genda ugire wewe yakoherejeyo uravugisha kuri rero guhamagaye mu gihe ntabwo uriya nzovu singura hanze mubazi nawe yakoherejeyo huya umusibejo yanyohereje hamwe ngo genda undebere iriya nzu yanjye ukuntu ahageze nagareje nanyuze mu nejo huye n'umusibejo ubundi nawe kucyuta nawe nzovu nose rejo n'umusibejo ni gihe ki burerega baravuga ngo ari gihe ukuntu umuntu arwana no kureka inzoga cyangwa itabi umusibejo ugasanga itabi n'inzoga kureba iyo nzu umusibejo rega ngiye nzovu ngiye mba numva ngiye tutaba mw'abanzi ikibazo ubona gutyo ntabwo nabibona uko gute se nzovu icyambere sinamubona twaye imbura nzovu mushaka ko tubikora twabibora pe nshaka nkaho ati nzovu ushaka inzu tubane twabana ariko njye ntabwo afite n'uwo nguwo ngaho mbwira bimubwire ngaho bimubwire nuko njyewe ntabyo nshaka rega nanjye mfite sheri nyine twe turabibwiye oya ntabwo mukunda wowe uravuze ngo mungire none reka nkwereke ni nk'urugero reka numve oya wowe urabwira umugore we ati ubu nshatse nubwo mwana abana nyine nanjye se nemera ngo nabikore ariko nuko njyewe ntabwo mbishaka broski njyewe mfite umusheri ese Esther broski ko njya numva ukunda kukavuga broski kandi ari kuvuze broski bisobanura iki nyine usumba bisobanuye kandi nkubajije ukunda kukavuga mu biganiro waremba ngo broski nyine bisobanura ubwo nyine broski ni nko kuvuga ngo sister wanjye cyangwa bro nyine bro ni msaka wanjye ndemese kugira ngo nyine wumve icyo kintu kigushimanyire mu mutwe ndavuze broski rugira ngo cyumve neza icyo kintu bisobanura iki sinzi ibyo bisobanura icyo cyangwa no kumubwiye yuko broski hari ibintu nuko njya nkunda uwo rugazi vuga ako rero haragusa ku bajene broski ariko niko ngiye ngavuga oya bro ngiye mvuga oya ntabwo mvuga broski mvuga of course nyine ni nkaho umuntu abakubaje ngo wayi ukamusubiza nuko rero none broski mbivuga kugira ngo nyine ubyumve ko nzovu mumubwira ati ngwino twibanire yabyemera ariko kwa ngiye natabikeneye ntabwo sibyo ahubwo ngiye gusa none se rasta wowe umugore wa nzovu musha uheruka wenda se sinzi ngo nagiye kubaza nimba wari ufite umugabo cyangwa wari ufite fiance cyangwa boyfriend gutyo aho nari mfite waje kureba nzovu nawe ufite ubundi soko kera bavuga ko umugore ari umugabo ajya kurambagiza akajya gutereta umukobwa reka ubu ngubu abagore nabo bajya kwirambagiza ubu ngubu mwishakira abagabo barabuze ibyo ngibyo byari ibya kera ubusore banga nzovu nzovu ashaka kuba abana n'abagore barindwi ari umugabo umwe Esther kankubaza umbeshye turi kuganira reka njye nta kibazo pateri yaraje aragutereta inde pateri yaragutereta njye ariko ntabwo njye ntabwo wewe umva njye kunjye pateri twamenye waburetse nanjye mbanze ubwo utagiye kuvuga njyewe naramuhamagaye kuri telefone uba witonze twakoranye ikiganiro imbone nkubone yego ndavuga ati bite ni byiza ndagufana yego nanjye ati ndagufana Esther wanzovu we yego ndamubaza ati se twahura tukaganira yego ari wowe ubimubaza of course ati yego ubwo nibwo twahuye uwo munsi twahuye ariko njye ntabwo navuye mu ntara nje gushaka pateri njye n'ubundi twahuriye mu ki twahuriye kuri ninde wasabye urukundo hagati yawe njyewe nakubajije ngo pateri yaraje nijye wambwiye ko mukunda nese kubera icyo ahubwo utambwira ati bigenze gutya utanciye intege ko nawe inzira nciyemo ariyo waciyemo ubwo ubushatse ko winjiye mu mujyo nk'uwo ninjiyemo kandi wowe uri kunseka kandi nanjye nahise nkubaza ngo pateri yaraguterese uransubiza ngo ni njye ni wowe mwaprocinze nanjye ni njye waprocinze ubu tugiye gusabye abakobwa b'igihugu cyose ubwo rero wakabaye gufata ukuboko ubu njye nawe tugiye kuba abagore bitereteye ntacyo bitwaye ese ibyo tubikoze bitwaye iki ko twaterese abantu dukunda ukunda pateri nkunda nzovu
shande kumva ari na wane bakobwa rero mutwumve ewana ntihazagire ntihazagire umuntu udutera oya imbere. ntihazaze ahubwo nakabone umuhungu areke Tinyuka urashoboye. tinyuka mukobwa urashoboye tinyuka munyakazi nyine ubwo ngubwo nuko muri kwivugira niba n'umugura wishyira ariko ubundi umukobwa ngo niwagiraga isoni erega natwe isoni oya reka mubwire extra uziko ari n'abenshi babakire benshi bagiye biteretera nuko nyine wenda bo bataza kuri kamera ngo babivuge ariko benshi cyangwa abagore bafite amafaranga ni benshi birongoreye abagabo barahari ahubwo twebwe turanashoboye ku mungane muzaduhe ahubwo mwazaduha igikombe cyaba dukorere nk'akarori ko gutinyura abakobwa ahubwo reka mbaze Diane ubu ngubu estarangaye gatoya na Patera akagera gutyo wenda ni wamwiba umugono sha Patera ntabwo namamwibaho umugono wapi kabisa ntago ari kuyawe ntabwo ari kwabo ntabwo ari guyanjye ntabwo Patera namwiba umugono Esther nta mwanya wabona oya salamu nta mwanya wabona bigenze gute nyine ntabwo nshobora gufata Patera wenda kubera twavugana inyuma ya kamera ari kuri kamera impamvu ntashatse kuvugira abayivuze se nyine Patera ni uwawe Nzovu ni uwanjye so nta mwanya mfite wo gukura umugono kuri Patera akibwa nayo nkuko nanjye nazagutwara Nzovu kandi uvuga ngo Nzovu ngo n'ubushatse wagera wowe nuko oya unwanga amakano ngo mbishatse oya ariko mbishake rero ntabyo nkeneye pe nuko Nzovu rwose nimwiyubakira rwose nkaza numva Nzovu ahubwo dushyigikire umuntu mwabanye n'umugirira ishyari ntugire gute reka nkubwire hari n'abantu banandika muri comment ngo ngira ishyari njye nashyira umutima wanjye ngira mu buzima bwanjye iyo ikintu kimbabaje ndakivuga cyangwa nkakikubwira ngo bikarangira sinyagira n'inzika mu buzima bwanjye ntukagire inzika yewe rero kwa nukuri Nzovu man atirwa muri bwa buzima bwo kwigwa hari Sodoma yirukanka yagiye kwa Delphine bamujugunye utwenda ku karubanda ninde abakobwa gutyo akaba afite umuntu umwe sha nanjye bizanshimisha wowe tegereza uzabona impinduka ariko nibibe kera pe tubare rwose ntabwo bizaba kera wowe tegereza mu minsi itarambiranye kuri wowe cyangwa se ku bandi bantu kandi ndabizi ko ibintu bizagenda neza kuko ndamushaka nawe aranshaka ngo twuzuzanye rero kandi umugore ahindura umugore ariko rero ikintu cyane cyakubwiye nubishobora ukareka kuva mu biganiro ariko ntabizamo mupapuro azaza wenda babicaranye nakoranye twicaranaga ariko noneho baranzovu mwicarana n'umuntu wenda umuntu afite kuba ati nagamo kano kana kandi ubana n'umugabo wawe wakanaga mushumi nege none Nzovu twashwanaga akanga ati musi naguri butaye mu rugo rwanjye ibona nkarwana urwo rugamba ibana barayaga nkagira imana nkamona arongera arambabari niyo muntu yo kumungana kubana na Nzovu bisaka kwihangana no kuri pe nanjye nzihangana hamwe no gusenga ubu n'ubwo ngo se witeguye guhangana n'abandi wenda uyu wenda araguhariye da ariko hari abandi oya abandi bo suyu wenyine n'abandi mbona nabo numva niteguye guhura nabo kandi mfite uko nzabanyuramo munsi y'ubonye urukundo Nzovu akunda uyu ukeka ari uteye gusa jewe ikintu cya mbere cyo sinakuraho ko Nzovu yabanye na Esther baravuga ko batabanye barabanye nawe nubwo yabihakana ntabwo yakuraho ko babanye rero barabanye igihe kiragera baratandukana nyine ubona ari iyihe mpamvu se amukwamaho cyane ku buryo yavuga ngo isaha n'isaha kandi koko ibyo bakubwira ni uko yari atarabona undi muntu umuha urukundo cyane ukuri niyo mpamvu niba rwose utamubeshya nka barabaza akavumeshya hari n'abantu we yigeze kubwira ngo tuzabana igihe n'iki Nzovu amuha ibihumbi 150 ngagiye kugura ibyombo uwo mukobwa abyishyira mu nzu ye akomeza nyine amubeshya uko kugezana n'izi saha ariko mu nyine abonye Ivete n'undi rwose amuha ibihumbi 150 ngagiye ngo kugura ibyombo ubu abifite mu nzu kwanza kandi warabonye aragiye kumugura metero imwe yinuza y'itapi yumbi bitatu akamwe ngo yegoza 15 gusa ubwo nyine Nzovu abonye nyine umuntu mana umwubaha umukunda Nzovu yakubaka oya kumwubaha nzamwubaha no kumukunda kamuha icyubahiro umugombo nk'umuntu w'umupapa yego nzabikora
kandi nizeye neza ko bizagenda neza. cyangwa ni za prank zanyu oya bizagenda wowe uvuga ngo wizera kuko nzovu nta yindi mico mibagira sibyo y'agacupa n'abagore wowe rero kubuje rero mugakundana nta bindi nzova zajyamo bizakunda ganire mutubwire mubazanye tubazo ubuse nta kintu wumva wambaza nk'umuntu nyine ugiye kugusimbura mu rugo rwawe wahozemo cyangwa ugiye kubana n'umugabo shangiye ikintu ngiye kubana nzovu cyanundaga nuko utuntu twese tukiraga kuri kamera pe nyine urumva ibyo bintu biba bigoye ariko buriya haba habayeho kutanga yamashije ikibuno akahita ajya kuri kamera akabivuga abantu babizi ko uri kumwe n'umugore wawe n'umugabo wawe bagomba gukora ni byinshi ubwo kwa kundi ndavuga ngo simeze neza akahita kuri kamera ati ntabwo yamaye ibintu none agiye twita kurwanira amazi ashyushye aterura gaze agera mu batunanye urigena mu rugo rwashanye ngo yari comedy ariko nyine numwubaha nuko bizameza pe baha kandi ikindi kintu nzamurinda tuzajya tuganira buriya nk'abantu baba bateganya kubana ibintu byose ntabwo ari ngombwa ngo bishyire kuri kamera inzovu rero ntabwo oya nzajya muganiza uzagera nawe abone ko atari ngombwa bizaterwa n'igihe tuzagenda tuvugana tubana nyine uko iminsi izagenda ishira gusa ikindi kintu ngiye kuzakugira inama ngiye mbana nawe ariko nanjye narabikoze hari abakobwa babiri uzahita uzishyira brokeriste ubundi naziborokoye bimaze gutandukana nawe kuko zamugega amafaranga menshi cyane hari igihe yagendaga twakoze amafaranga menshi yaza akambwira ibyo ngo yakoreshe 90 nyine tukabipfa ugasanga nyine n'abandi banyishyizemo mwikomo bakahita ngo yirukana Esther ngo nze nibere mu rugo ariko rero kugira ngo bamwirire amafaranga Imana nyine uzahura n'ibintu byinshi cyane cyane abantu bo mugashyikira Imana nahuraga n'urugamba abantu babiri nzabikora kuko ngiye mbana nawe niko nafashe nimero zabo nanaziborotse kure bakazamuhamagaza izindi nimero yaza nabona baziborokoye mu nyanka ziboroka imotonyera kwirwa bamutesha umutwe umunsi nuko igiye kuzana amwe ngo akoresha umuruke undi munsi nabwo aragenda nabwo arambira ngo mutwe ngo mukobwa yamugore ngo henikeni ngo niba ari 6 namukoreshereza bakoresha amata n'imwe kandi nzavu mufasha neza amafaranga akorera rwose ngakora buri munsi amatsinda ndabizi nayo wazajya ku kintu gikomeye cyane nyine nakugirira ibyo nzabigenzura kandi ndabizi neza ko abo bose yabajyagamo nyine kuko nta muntu wamukontorolaga cyangwa se ngo amuganirize amugire inama niyo mpamvu ibyo byose yabijyagamo rero nzagerageza uko nshoboye ndabizi ko bizahinduka kandi nanjye sinje ngo umuba hafi nyine nakindi ibyo byo nzabikora kandi abantu bose abo bakobwa abo baki biteguye guhangana nabo ariko nyine muri umugabo nabwo atazageza amuhamagara ngo ugeze he ntabwo umugabo ari nk'umwana uriya ni umuntu mukuru ntabwo ngomba kumubaza ngo ese ngo bimeze gute ngo ugeze uriya ni umugabo bazaza mureka ntayaguhahiye yishyuye inzu ariko nanone ntabwo wavuga ngo urarekeye nyine ntabwo uvuga ngo urarekeye uzamubaza urihe kumva uko ameze ariko ntabwo uzabwira umugabo ngo urihe nabwo bimwafatema niba ari kumwafatema mu mutwe ntabwo nzajya uko kwaba ari nko kugira ngo kumubangamira ariko hari igihe bizajya bigeraho ukabona byakabije ukamuganiriza ukamubaza se bimeze gute byagenze gute urumva umugabo aba ari umugabo aba akwiye gukora ibyo ashaka ariko wabona yakabije ukamukebura nk'umugore we nyine shaka isete kajya nawe uruwe ibutare cyane huye nabwo buriya dusabe dukwiye kuzaganira
murabibonye neza ariko nawe uromugane. Yes, so hanyuma rero urumva nagerageza kugira ngo ndebe bano bakeba niba bashobora kuzaganira ako nibuvuze kandi aho tuva tuye muri aturanye n'uyu nguyu turaturanye urumva tuzaturanye tuzatunasaba ni urugo ku rundi atubanga tuzumvika ako rero wowe turangiye muna n'abagore banzovu benshi ndabona uri ikihe wowe ibintu byose turi kubwira bibi ntabwo biri gutera ubwoba none se iki atuye he utuye reba ari ku kabuga kuri cya kibuga atuye hakurya y'ikibuga none ibintu byose ngo nta kibazo ntabwo namutwara nzovu ni ukuri ese nzovu wamujyanye cyangwa se kumugane wamujyanye za Kanombe cyangwa ukamujyana za yari utuye Kanombe ntabwo yahembe utuye heho nzovu rero ikibazo nani yajya kure wamujyanye ntabwo nzovu yajyayo kubera iki tuzabiganira hariya hantu himwe we rero nawe na tuzabiganiraho zawe ndaza kubimubwira aho numve ibyo ari kuvuga ngo inzu ye igiye kuzura ntabwo hari n'amezi hariya oya tuzavugana tuhimo ashobora nase ninde muzaba mwimutse ntabwo ariwe tuzatwimutse wese utubangamiye byari binyubiye muzamuhunge uyu azababangamira tuzajya nka za kabugu cy'abatsinda mu minsi 2-3 nagira gutya akashwana na pateri gakeya azajya afatira furiwani ntabwo izo furi ngenge nzigenda ntabwo yaza mu rugo rw'abandi ubu naza gukomangira yego waruvuyemo ariko kongera kurugarukamo byaba bigoye ubu biragoye ubu nshaka none nose kuki wazi wanjye aravuga ngo wowe kuzayo ariko kuvuga ngo uzagaruka muri uriya rugo uko wiboneye biragoye mbega njye extra ntabwo ngiye sinyanjye mu ngo z'abandi ngirika oya kwisubiza nzovu urumva hari kwisubiza kuri telefone mwumva saa 10 uri kumuhamagara ariko none niyo mwamuri kumwe kumwata nzovu ngwino rwose yahitaza yiruka yahitaza asebuze iki Esther ni Esther ariko ni ikihe kintu wizeye cyangwa wamugani n'ibyago numva ngo muze muri kumwe nse nk'umama ati ngwino nsanga Esther afite ubundi bukonfidence uranzovaza atasa kugatereka mbe nsiga hanze indi tenza nari abasigaye hanze wowe usigaye aho ngaho waza ndebe agaruka ansige mu rugo aze kukureba ase nta kintu wanyibiraho cyakabana nakwigishije nawe nugenda na hariya rwose irangiza nese n'ikigutere umunyu wa nyanja ko wawushyizemo ako ntukajye wigisha abandi bantu wa nyanja ugura make ya 500 ugura hehe munyu wa nyanja we abantu babagira ibintu n'abanuza n'abarabanuza bajya bita bakira bagoroje barayigira abagoroje ubundi si ibyo bintu utabikoresheje hari icyo byaba ugasenga ugasenga nose kuki eka rero by'abantu kuki si Imana yashyizeho abaganga babyaza Imana ariko rero abanyarwanda mu oya kubyaza nose kuki urwaye ibere ujya kwifuza mu kintu cya Kinyarwanda none se twebwe uwo rero byabaye ubwonko bwanyu uzagera uko bimeze n'ubundi hano wahanutse wowe ko wayamenyemo ayo mazi ya nyanja byose mpamvu ngiye nagiye nkajya kugira byakumariye byarubuze gusenyuka ngiye mpamvu nagiyeyo ngiye Imana ngiye nari no kubakarana nzovu nuko nyina atabasha kuba nagiyeyo nubuye matira nsangamo ubukingirizo bwinshi cyane hasi harawemye none harimo ibinyenzi nyine huzuye fo mpita mwatisha ibi bintu n'ibi bintu yakoreshaga birimo ahantu umuvumo ikangura umunyu abanyana none mbi ibintu bisohora njye nuko nabikoze ndahasengera ubwo Esther wowe ndahasengera narize gukoresha wireba mu bandi ubundi se umuvumo ni iki ako nyine iyo ubana n'umugabo wawe rega buriya nzovu ugomba kuba ujya kubana n'umuntu nzovu ugomba kumusengera kandi kenshi cyane ugafata amazi ukayasengera amara kuyasengera ukamujyana muri dushe buriya n'amazi akagenda akamukura ya mikosho yose aba yiriwemo hanze n'ahandi hose murubaka bikagendekana neza Imana izadushyigikire izo ni inama za Esther arakubwira ko ari uzarusenya yaraza kugura oya nanjye namusubiza ngo Imana nizadushyigikire ese kuki mubaka nzasenya urugo rw'abandi niko akumane yanjye arakumvisha uburyo ari buzarurangiza kuri kw'Imana nabonye nzarusenya ubundi ururangije wakungukira musi nyine nagira ngo wakungukira njye nabuzaba Imana nanzari ngo nyinshi wagasenya umuntu akajyamo rero ntabwo urarwanza uvunaza kurusenya
ufite izindi nyinshi wakabaye usenga oya nanze hariyo ngo nanjye niko nivugiye hari umugabo wabona ukuvuga ati kabisa mugakundana n'ibiki n'ibiki ntabwo rero nzovu twamenye kandi twanabanye nabo ngo uko ngo mujye kugusenyera Imana oya umuvumo Imana izanawongera uzamusengere rero nawe kandi nawe mugore wawe azajya ubura kumusengera nyine uzamusengere njyewe tugiye kubakana bigende neza ukwese mwereke ahantu ujya mbona ufite gusenga umunsi umwe uzamufate wenda uwo muri kumwe barakora se nabarokore ni abadeperi ndabona se gakera ni umugatolike muravuje nanzovu agacupa se kuko utakanywa kandi ayifatira ku kabyeyi ntabwo abakatolike kandi abo byose kandi byose ngo babigize oya usanga bose batanywa inzoga ni abadeperi ariko warazinywa kuzivaho kuva abana ntabwo wavuga nabura mu nzoga oya nazisoya nyine tuzireka sawa rero